mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama. Shareje umeze bite? Isojo. Ikintu nashaka kubaza. Kimeze gute? Okay. Nashaka kubaza. Kuki kubaza hano? Mama nyine asigaye ahora arira, afite umujinya, afite agahinda. Hari ikintu nawe ubiziho? Kuva naza hano mama asigaye yirirwa afite agahinda. Babaye ibyatari kabisa. Bikaba ari ahantu bihuriye nanjye se? Sinzi nyine nagira ngo baze kuko kuva waza hano njye nibwo ntangiye kubibona. Afite agahinda kenshi niba ariko badahari. Sinzi kabisa. Ese Jo, wenda uretse gutekereza nk'abana nawe ugashyiramo ubwenge ukamuntu mukuru, buriya ibyo bintu byabagaho na mbere wenda bikabihoranye n'uko ageze wenda mu gihe cyo kubabara akababara ukumva ari ngewe naza gatuma ibintu bigenda nabi kandi ntabwo byabagaho mbere gute? Nyine ntabwo nari nsanzwe mbimubona. Ese igihe mwatandukanaga waba uzi ibyo arimo arakora kuko uba mwana we? Sinzi nyine gusa muri ino minsi nibwo twibona cyane. Yongeye byanteye ikibazo ndibuze ntabwo nanjye nabona mama ababaye ngo ngende sinigire ikintu na kimwe. Ega buriya Jo, buriya abana nyine nibyo mugira impungenge mubonye umubyeyi ababaye, ariko ntibivuze yuko ababyeyi badahangayikishwa n'ibintu byinshi. Hari n'igihe bahangayikishwa n'ibindi bintu bivuze gukenera ejo cyangwa nawe uri kumusaba ibyo adafite, si byo? Ibyo adafite njyewe ko siko nta kintu mureka no kumusaba, kuko niyo mbonye agahinda afite nta n'ikintu mba numva namubwira. Ko nshaka kumubwira ibintu byinshi ni wenda nazi situation n'ibibazo arimo byose. Ega buriya Jo, ntabwo nanjye ari njye muntu ushobora guteza ibibazo kuri mama wawe kuko mama wawe yambaniye neza rwose ukiri gato w'ikirakani. Ntabwo akanya rero ngezemo aricyo gihe cyo kuza kumutesha umutwe. Njye nta kibazo mfitanye nawe, tunabanye neza, gusa gukekana byo si icyaha, ntabwo nakurenganya. Gusa hari igihe umuntu ageramo akumva akeneye nyine afite nk'intimba mu mutima agaturika akarira nta kindi kintu kimuteye. Shingiye rwose sinzi ikibazo afite ko ibyo bintu impungenge. Mbona nyine ari ibintu bidasanzwe ntabwo mbona. Oya ntugahangayike, buriya uracyari mutoya, buriya ikibazo kitarenze mama ngo kize kiturenga kiba cyoroshye. Kandi reka no kuba papa watari hano nabyo burya bishobora gutuma umuntu wahangayika, si byo? Buriya se? Reka buriya buri mubyeyi wese ahangayikira umutware we ko baba bakundana. Reka nawe ejo bundi uzaba ufite sheri. Gamva ibyo tangiye. None se si byo? Ni ukuri. Ese Jo, ahubwo ngubu nta muntu urabona mukundana, nta muntu uraza kugutereta ngo dutangire tubirinde hakiri kare. Reka nsobanura atari ariko njya mva hasi. Oya nubwo utava aha ariko ubundi twana tw'umusore turacokozanya uzirinde, si byo? Uzadusebye. Ntabwo ibyo nabikora rwose kuko ntabwo nabasebye. Ntabwo ndi mama ntubitindeho, hari igihe ashobora kukumbuye papa. Ahubwo se ikindi kintu ibaze ko noneho aho bibera akarusho iyo mbwiye mu masema nkumbuye kwa Aunty Kariza ndashaka kujya kubasura, none araturika ukagira ngo ni nk'iki nkuru mbi bamubwiye, akarira agahita akinga nk'icyumba cye agahita agenda agasohoka agenda. Bikumva niyo mbimubwiye ararira byatanga. Rero kamubwira uzambarire byibuze ujya n'umubwire niba icyo kintu kimuriza, niba mubaza biriya bintu bigatuma mama wanjye ababara ko nanjye pe birambabaza nakubeshya. Uzamusabira imbabazi nyine mbwiye ko ntazongera kubimusaba. Niba kujya kwa Aunty Kariza icyo kintu kimubabaza kigatuma arira kuri akagira agahinda akageze hariya, njyewe nabireka ariko umuntu akabona amahoro. Mbizi wenda ntabwo nanjye najya kwemeza ngo ni iki bimutera, buriya uracyari mutoya ntabwo wamenya igishobora kuriza umuntu, gusa ndaza kumuganiriza basi
sibyo kandi no komeza guhangayika nawe dore uhangayitse utangira kunanuka si ubona ko ukeneye kugira umushyushyu nawe ugatora kabiri nta kibazo ndamuganiriza kandi nawe ntukahangayika cyane sibyo natwe tuba duhari kandi tunakuruta ngo tukurebere kandi igishoboka cyose tugikore kugira ngo umere neza kandi numara gukunda sibyo naho ubundi ntutekereza cyane nyine wumva ibintu byoroshye ntuzane agaki nshakaga amazi akonje amazi akonje gute se ngiye ku muhanda ukantu amazi akonje ugiye ku muhanda mbwira akantu muzane kakayahute cyangwa yogurt wanyweye yogurt z'ubundi nawe ukunda ibintu wasukari uzane yogurt ya vanilla na strawberry ariko ntabwo biju uzi ko kuva kera ukiri akana ajya kunywa amata ukazana duheri John ukwisinga ikintu cyawe gutera nta kibazo kandi nyakuzanira akonje arashyushye akonje ariko sinzi impamvu mu ndakari ko ntabwo ntekereza ko naba ari njyewe wabigizemo uruhare kuko tukuvugisha ukuri Jose byo mvuga mbihagazeho ugatinyuka nk'umuganga ugakora ikosa nkaririye n'iki wowe n'umugabo wanjye mwakoze ntacyo urumva ashize imyaka myinshi ariko ntacyo pe ukumbeshya ibyo bitekerezo sinzi aho wabikuye kuri kose kugaragara ahubwo simbibaza ikintu mwari mugamije n'icyo mwari mugiye kugira uri muganga ushinzwe kuba watabara ubuzima bw'abantu gute ushobora kwangiza ubuzima bwanjye bageze hano oya byose biba biri mu nshingano z'akazi kacu kandi rwose ni ukumbeshyera sinzi nawe ushobora guturika ukarira ariko niba umuntu uba yaraguhaye amakuru yo kuduteranya n'abandi ugasanga muritwara mu buryo nk'ubwo budashyize mu gaciro ntabwo ibyo bintu biba bikwiriye none ubu uracyahagaze ku kinyoma ikinyoma se ngiye mpagarara ku kinyoma ese ujya wicara ukumva akababaro k'umugore wawe wewe hari aho nyine arababaye ariko ntabwo ari njyewe wabigizemo uruhare ibyago ahubwo bibaho niba umuntu abashije kuvuka akabyara umwana upfuye ntabwo ari twe ntabwo turi imana ibyabaye byarabaye ntekereza ko yaniyakiriye n'umuganga uracyahagaze ku kinyoma ahubwo ikinyoma cye wakemeye ahubwo wowe wirira ihanagura amarira hanyuma usubire iwawe ni gute natuza nk'umuntu w'umubyeyi nkarera umwana w'imyaka akagera muri 10 n'ingahe w'ikinyoma umwana utari uwanjye naramwishyuriye amashuri naramukikiye ku bibero nkamwoza mu myaka 10 n'ingahe bakambwira ngo umwana ntabwo ari uwanjye nkawe muganga warahiriye imbere y'igihugu uvuga ko uzatabara ubuzima bw'abantu ufite inshingano mu maboko yawe njyewe sinakora amahano mbese bitagomba n'umaze nk'unaniwe ndende yobari agenze biteze noneho kandi ubundi ubusanzwe uri hejuru uri gutera amasitara ariko nta wundi kubona urarwaye tumujyane kwa muganga banganga uri kwirebera bya filime byawe bonda byanga byataye nabyo narabihaze uzikumara amezi nkangahe mu nzu mani ariko se nawe wanjye rero bakaze ibintu kandi igihe sinigeze mbikunda kabisa Yesu njyewe ndabihaze ese ubayeho gute nakidende ubayeho guteze fone narayihaze nta kintu kimwe nshaka ese hari udaheruka no kudusura uziko sister hari igihe ajya gukumbura byahatari ukasanga yarenze gutese bariya ntabwo mpambaye anti ariko kuva hano ni insazi ntabwo ari wowe uzaguha uruhushya
mbona nawe basike Jean nabwiye mama ngo nshaka kujya kwa Anthony aho kujya nsubiza akarira byagenze guserezwa n'ingize ambaze cyangwa ni bya bindi byo kuba bifite stress n'iki yararize burya muri arashoka cyane sijya yumubaza tuzokurizwa n'iki kumbe kino kabiri soka agenda nasi nayo kukomeza mbimubwira uko yumvira akagutuka naguze igitsure cyana kwica ari sister na sabe sister bigana na tante avuga ndamukumbuye Joy abase kadaheruka kudusura nahinde kwa kundi ujyagiza kunsura ukamugo twabaye ko ndaza kukureba tugarekoreka nze kwaca ndebe ukuntu umeze none nawe imbaro kurwara barananutse duruka nawe arabyibushye ariko ntabwo izigera kubabara iyo abaga waruze agaciro k'umubyeyi utwite amezi 9 ariko ubise nka kuri ugatinyuka ukamwambura umwana sibe ngewe wenda si uwanjye byemere ese umugore wawe ubwo yari muri koma kugeza izi saha ukicarana ukabika ikintu nka kiriya nawe ubwanjye ukakira mu cyimbo cyanjye kwicara nkarera umwana imyaka ingana nicaye ku kinyoma ngo cya muganga n'uwo twashakanye n'iki mwari mukamije n'iki mwakoze uri umuganga ibintu byose wabihindura ukabishyira ku murongo ariko ntabwo wakicara ubika ikinyoma nk'iki. Ese ayo makuru wayakuye ko numva ufite amakuru menshi? Jose ndabizi neza umwana ko atari uwanjye. Mbwira uwabikubwiye rero. Nawe uzi ibyo wakoze. Wabikubwiye ko bahinduraga dosiye ugahindura abana kwa muganga byose warubizi. Ariko wowe ubwawe warengera ntasoni uracyahagarara ku kinyoma. Wagiye ugakoresha ibizamini bya ADN wabonye ibisubizo? Byasanze ari iki? Ni iki kirimo? Koko Joy n'umwana wanjye atari uwawe se? Niba waguhaye amakuru aho ngo nagukubita nazamura ikiganza cyanjye nkakwihanira kandi nkaguhana nk'umubyeyi. Ubu byo wise byose bikumariye iki? Ubu buzima bw'abantu bangije bungana iki? Utinyuka niki umugabo wanjye yaguhaye gishobora gutuma ukora amakosa nk'ariya? Kirimo kabisa. Ese uhita nyimubaza impamvu utakiza kutureba mbere warageragezaga ariko wapi kabisa. Ndabwo akirira akarira cyakanga tumva ibyo ntuturetse. Ese uzaguma hano mu rugo umukobwa ungana nkawe w'inkumi none se ubwo bazagushakira he bazakurambagiriza? Ako nyine ndashaka kubacaho. Nzabigenda utego n'abanye famille yawe iri kare. Reka njye Abantu bamagana hano. Ngomba kugenda nanjye nkareba hanze ukuntu ariko ntabwo ari byigenda mwaza no kubasura tukaganira rega mwe muzi byinshi ntabwo meze nkanjye uriko ntibiri umukobwa mukuru ugomba gusohoka ukareba izo ukuntu imeze none se ubwo uzaguma mu nzu bagukingiranye mu nzu uhora agahinja uziko n'umwana w'imyaka 5 ibyo bintu bitajya bibaho shangwa n'ibisazi kugira ngo uzajye kuva mu rugo ni ikibazo nukuza uri kumwe n'ababyeyi cyangwa niba ni ibyo ngibyo wagira ngo ababyeyi babaye inshuti zawe no kuba tuzana n'ikizara asaza n'abakecuru ariko nzabwira tante bibaganiriza bajye bakureka abana bigendere nzabwira tante azabicaze kuko we bapfa kumwumva tu uzabwire wenda aho sinzi ko bizagenda reka njye tante bajya bapfa kumwumva ariko niba babwiye bose ariko papa ari mama nta kintu kimwe bashaka kumva uhita ubona basa nk'ababiciyemo iyo hari ikibazo baba bafitanye n'ahandi ntabwo mbizi ko niyo cyaba kinaringiye byo nta nubwo binari sibyo birakure usibye ko ntari igihari ese ubundi ikibazo ubwo cyaba kivuyeho ubu twaza tutarakimenya kutunga no nguko ariko bajye bakureka abantu nawe wese buzo wari wasohokana ari muri ntibahagutsinda sohokanye yire warangiza ugatinyuka ukavuga nk'umuntu w'umugabo kabwira niba ejo arikubwiye ariko kutanyurira ngo umbwire amakuru warayakuye.
Roje cyane niba uri umugabo wawe cyangwa uri umuganga cyangwa undi uwo ari we wese. noneho tutangiye kugendana mu murongo neza, aho nabikuye ntabwo ariho ingenzi, ahubwo nshaka kumenya ni iki cyatumye umugabo wanjye we nawe muhuza mugatuma mumbeshya imyaka ingana gutya. ntabwo uri kuri ko kwagaragara, ariko tekereza icyo kintu, wumva uburibwe bwanjye, nurangiza uhindukire wumva uburibwe bwa Kariza, noneho uhindukire uzarebe umwana ukura si ko uyu ari mama we kandi atari mama. wabibona mu by'ukuri arahemutse. club ugiye kurya gafi mva gusohoka no kuva hano mpaka bararenganye pe, ubunya nibaza ubuzima uzi bukanyobera kabisa. ntabwo se bubyo ko ku ishuri nyine ntabwo ushobora babaje uzi ko uhita unyibutsa ya filime ya Kevin ya kera. basi nawe njye niba kunsura tuganira tuzaba tuza sister muri bikorwa abantu ko turi buzana, ariko nyine asize aryamyanga ku mukanga. mugomba kuzamuza mukanganiza. Ndabwira tante baganiriza bajye bakureka wigendere wana imyaka 25 umuntu aba yakoze bihagije. Ari umuntu gufungirana mu rugo uyu munsi ngo na ahantu ujya ngo uragenda watura ubushya ubwo si ibyo bintu bibaho. ntabwo ibintu bishoboka nose ndaga pese akazi ntaki kandi ngo bigezemo n'icyo gukora akazi none ko kukabwira ni nko kuba mva sense tabarakara shaka babona n'udanje, ariko ndababwira tante tuzarebe ko uzamubwire mwana cyangwa uzabwire anti mukuru bose n'umuto bazabahamagaye mwana. oya ngomba kubabwira ndabakubwira ngo ndicaza sister no ukunda guteramo propaganda anti none bazabiganire aho ushaka kuryama kabisa. ndarushye anigende nanjye macana mvuga byo gusubiza mbere ko utarapfa abaragahi bakajya kwiryamira na kundi ko tuzavuga ngagana kibiri base tukimwe no muri nebyise tuzafata ibisi sawa no murekeza n'ubundi ngo ndijyana n'ubundi ndikwihuta sawa ngo tuzabura ejo. sawa miss ariko nanjye sinde byose niroje wabiteye. njye nakoze akazi kanjye nk'umunyamwuga ariko naratandukiriye ndabizi. yoje wanshutse. ibi bintu mwakoze ngiye gucukumbura imva n'imvano yabyo, yagushuka atagushuka kandi uzabona ingaruka z'ibi bintu mwakoze. babarira uburibwe ndimo. yego babarira. ikindi cya kabiri, Joy umukobwa wanjye, ariko ntuzabibwire umugore wanjye ndakwinginze umugore wanjye bimenye ntabwo yazambabarira ndakwinginze. ubabajwe nuko yatakubabarira. yego uzi uburibwe wamushyizemo, urabuzi. ntabwo uzi ukuntu abisobanura mu gihe ukuri kandi nawe ungirira ikigobo nk'umuntu mukuru. uraciriritse, umuganga uciriritse. nako nta nubwo ukiri umuganga kuko nabasebeje abaganga bose. kimbwa karashobotse. yaba ibyo yahiwe amaraso ntabimenya nazamukizwa n'icyo. ese ninde mama ko mfite ibyiyumviro by'undi kubo yaba ari we mama, kubo yaba ari we mama, ese yaba ari we mama,
idasanzwe igarurira amarangamutima